كانوا يقولون أن الجنة خاصة بهم abayahudi bavuga ko aljanna ari yabo gusa nta wundi muntu uzinjira muri aljanna ndetse bakavuga yuko annahum awliyaullahi min duni nas bavuga ko ari bo bantu bakundwa n'Imana ari zo nshuti z'Imana ku nta wundi muntu w'inshuti y'Imana usibye abayahudi kanu yaquluna annahum abnaullahi wa ahba'uhu banavuga ko ari abana b'Imana bakanavuga ko ari n'inshuti z'Imana. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Imana yihishura umurongo wa 94 uboneka muri surati al-Baqara igice cya kabiri cya Qur'an aya 94. Imana yamubwiye ati qul ya Muhammad qul babwire lil yahud aw yahudi alladhina yad'una anna al-jannata khassa bihim abo ibwira ko aljanna ari yabo by'umwihariko lizamihim annahum awliyaullah bibeshya ko ari inshuti za Allah min duni nas kurenza abandi wa annahum abna'uhu wa ahba'uhu aho bavuga ko ari abana b'Imana ndetse bakaba n'inshuti zayo. Babwire rero qul in kanatil amru kadhalika nimba koko ibyo bavuga ariko biri fad'u ala al-kadhibin nibahamagare aba babeshya minkum muri bo aw min ghayrikum cyangwa mu bandi nibahamagare hanyuma bapfe yani banyure mu rupfu kugira ngo bagiye mu ijana. Iki ni ikigeragezo cyakunze kugaragara ku rubyaro rwa Isirayeli ngira ngo muribuka mu aya zatambutse ku gihe cya Musa alayhi salatu wassalam ubwo yasangaga abantu be barasenze inyana bibarije bakayishushanya bakayibumba bakayisenga. Muribuka nabwo ko Imana yahishuye Musa alayhi salatu wassalam kubwira abantu be muri surati al-Baqara aya ya 54. aha naho Musa yavuze ati qala Musa liqawmi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dhalikum khayrun lakum inda barikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Aya 54 irasobanura ngo wadhkuru ni'matana alaykum mwibuke inema zacu kuri mwe hina qala Musa liqawmihi ubwo Musa yabwiraga abantu bati innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla ilahan mukuri mwarahuguje ubugingo bwanyu ubwo mwafataga al-ijla mukayigira ilahan ubwo mwafataga inyana mwabumbye mukayigira ikigirwamana fatubu ila khaliqikum nuko musabwira abantu bati nimwicuze kuri nyagasani wanyu be an yaqtula ba'dukum ba'dha uko kwicuza kwari guteye gute rero uko kwicuza kwari ukwiyica njyo gihana Imana yari yarabahaye cyo kugira ngo tauba yabo yakirwe. Wa hadha khayru lakum 'inda khaliqikum min al-khulud al-abadi fi nar ngo kuba bari gufata igihano cy'urupfu bakababarirwa ngo nibyo byiza ku Mana kuri bo kurenza uko bari kuzapfa bakajya mu muriteka ryose baticujije. Ngicyo gihano rero cyari kiriho ku gihe cya Bani Israel, gihano cyari gikomeye cyane. Hanyuma Imana bategeka kubahiriza icyo gihano. Famtathaltum dhalika famanna Allahu alaykum biqabuli tawbatikum ngo baragikoze yani batangiye kwicuza cyari gihano gikomeye ariko barabikoze ngo Imana yakira kwicuza kwabo. Innahu ta'ala huwa tawwabu liman taba min ibadihi arrahim bihim. Imana niyo yakira kwicuza kwa bicujije mu bagaragu bayo kandi akaba ari nayo nyiri muwe kuri bo. Aha rero iki gihano cy'urupfu Imana yagiye kivuga kuri bene Isirayeli cyane bigeze ku gihe cy'intumwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
kuko abayahudi bavuze ko ari abana b'Imana bakaba n'inshuti zabo ndetse bakanavuga ko ayijana ari yabo gusa. Imana yabwiye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti babwira abayahudi bavuga ko ari inshuti za Allah ari n'abana bayo, ari nabo bazinjira muri ayijana bonyine gusa, babwire noneho bifuze gupfa, noneho banyure mu rupfu bajye muri ayijana, kuko turabizi ko nta muntu uzajya muri ayijana atabanje kunyura mu rupfu. Ibi ni bizwi na buri wese, kugira ngo umuntu azajye muri ayijana twese tuzabanza kuva kuri iyi si tubonjwe ku rupfu. Qur'an avuga ngo kullu nafsi dha'iqatul maut, buri nafsi yose izabonja ku rupfu. Nanone mu yindi aya ikavuga ngo kullu man 'alayha fan, buri kintu cyose kiriho kizavaho. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, hasigare Allah wenyine gusa n'uburanga bwe, nyiri cyubahiro, nyiri ubutagatifu. Rero nta yindi nzira ihari yo kujya muri ayijana abantu batanyuze mu rupfu. Rero hano Imana yabwiye ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati bwira abayahudi bavuga yuko ari bo bakunzi b'Imana bazajya muri ayijana gusa, abandi batazarijyamo ari nabo bana b'Imana inshuti za Allah, babwire banyure mu rupfu bapfe hanyuma binjiye muri ayijana kuko turebe ko bazarigeramo. In kuntum sadiqin fi da'wakum hadhihi, nimba ibyo muvuga niba muri abanyakuri koko mu byo muvuga. Iyi ni aya ya 94 mu gice cya kabiri cya Qur'an. Turimo turagerageza gushyira mu Kinyarwanda ibisobanuro cyangwa se gusobanura iyi aya mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Turebye muri tafsir al-Qur'an al-Karim mu Kinyarwanda, reka turebe ibisobanuro batanze. Qur'an Ikinyarwanda, reka turebe ibisobanuro abamenyi bacu batanze. Ni aya 94. Baravuze bati babwire uti niba ubuturo bw'imperuka hagati y'udukubo tubiri ijuru buri kwa Allah ari umwihariko wanyu, nta bandi bantu babugenewe, ngaho nimwifuze urupfu niba koko muri abanyakuri. Ngaho ibyo nibyo bisobanuro batanze hano. Rero uwo Imana iri kubwira ngo nabwira abayahudi muri Qur'ani, tafsir al-Qur'an al-Muyassar ufite hano, mu bisobanuro byaho ku aya 94, bisobanuro byaho ku aya ya 94 handitse ngo qul ya Muhammad, babwire yewe Muhammad, lil yahudi, bwira abayahudi, alladhina yad'una anna al-jannata khassatan bihim, babandi bibwira ko ayijana ari yabo by'umwihariko. Lizamihim annahum awliya'ullahi min duni nas, kubera kwibwira ko ari bo bakunzi b'Imana by'umwihariko. Wa annahum abna'uhu ahbahu, bibwira ko ari bo bana b'Imana, bakanibwira ko ari bo nshuti za Allah kurenza ibindi biremwa. In kana al-amru kadhalika, nimba ariko ko bimeze, fad'u ala al-kadhibina minkum aw min ghayrikum, muhamagara abibeshya muri mwebwe n'abatari mwe, bil maut, babwire noneho bifuza urupfu. In kuntum sadiqina fi da'wakum hadhihi, nimba muri abanyakuri muri ibyo mwibwira. Imana rero muri Qur'an ikomeza babwira aya 95 iti walan yaf'alu dhalika abadan, walan yatamannawhu abadan, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin. Ngo ntabwo walan yatamannawhu, yani ntibazabyifuza, ntibazarwifuza. Aya 95 iravuga ngo walan yatamannawhu abadan, ntibazarwifuza na rimwe. Abadan hano ni never, never ever, ntibazigera barwifuza urupfu. Ahangaha
Imana iragaragaza ko bo ibyo bavuga atari ukuri, yani kuba bavuga ngo ni abana b'Imana ni inshuti z'Imana by'umwihariko, hadha kalamu faligh, yani ni amagambo tafe adashingiye ku kuri, ikinyoma. Kuko Imana iravuga muri iyi surati ya 90 muri surati al-Baqara aya 95, Imana iravuga iti walan yatamannawhu abada, ay bisobanura ngo walan yaf'alu dhalika abadan, ibyo ntibazabikora, ntibazarwifuza rwa rupfu, kuko Imana niba hamagare kwifuza urupfu nimba ibyo bavuga ari ukuri kugira ngo bajye muri ijana, ko ntago bajya muri ijana utapfuye. Hanyuma Imana iravuga ngo kugira ngo igaragaze ko ibyo bavuga ari ukwivugira, ari ukwikina, mu Kinyarwanda bavuga kwikina, Imana iravuga ngo ntabwo bakemera gupfa, nta nubwo banabyifuza. Kubera iki? Bima qaddamati aydihim, kubera iby'amaboko yabo yakoze. Niba icy'amaboko yabo yakoze, bidalil iby'amaboko yabo yakoze, minhum man abadul ijla, hari abasenze ikigirwamana, inyana bibumbiye n'amaboko yabo. Hari n'ibindi byaha amaboko agenda akora bitandukanye bitavuzwe hano muri Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala rero aratubwira ati walan yatamannawhu abadan, ntabwo bazigera bifuza urupfu, ntibazarwifuza na rimwe. Bima qaddamati aydihim, kubera ibyo amaboko yabo yakoze. Wallahu alimun bil-zalimin, kandi Allah azi neza inkozi z'ibibi. Wallahu alimun bil-zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala alimun, iyi ni superlative, yani ni sighati mubalagha. Allah niwe uzi cyane. Alimun numumenyi, noho alim numenyi cyane. Niyo mpamvu uze ngo hano iyi ni superlative. Allah arazi cyane inkozi z'ibibi. Wallahu alimun bil-zalimin. Nshuti bavandimwe bakunze b'Icyizere Dawa TV, al-zalim, ijambo al-zalim risobanura umuntu wihugushe, cyangwa se uwihugushe, cyangwa se mu Kinyarwanda inkozi y'ikibi. Noneho yari al-zalimin ni inkozi z'ibibi, yani abihuguje benshi, kuko riva mu nshinga valama ni uguhuguza. Noneho guhuguza kugeza ubwo guhuguza kwawe kugera kuba kwinshi kurusha, yani ukora ibyaha byinshi cyane. Ubwaryo iri jambo ubwaryo riri muri sighati mubalagha, kubera ko ubundi umuntu yakoze icyaha, yakoze ikibi, abahuguje umutima we. Iyo umuntu akoze icyaha, umutima w'umuntu urijima, bifitanye isano, dhuluma bifitanye isano na dhalam, n'umwijima. Iyo ukoze icyaha, umutima wawe ugenda wijima. Kullama irtaqabta say'a nuqtati alqalbi nuqtati sauda, ngo buri uko ukoze icyaha umutima wawe ugenda uzana nukta, akadomo, nuqtatu sauda, akadomo k'umukara. Noneho uko ugenda ukora ibyaha byinshi, nuko umutima wawe ugenda noneho uzanamwo nuqatu sauda, yani utudomo tw'umukara mu mutima wawe ukagenda ukijima. Niyo mpamvu bakoresha ijambo ngo al-zalim, n'umuntu umutima we wamaze kuba umwijima kubera ibyaha, kubera gukora ibibi. Hanyuma hano ndabona hari umuntu uri kumpamagara ariko yihangane, ashobora kuba adakurikiye iri somo. Imana iti wallahu alimun bil-zalimin, Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi inkozi z'ibibi. Hano mu Kinyarwanda bavuze ngo wallahu alimun bil-zalimin, Allah niwe uzi inkozi z'ibibi.
hano ntabwo baba basobanuye ijambo by'umwihariko kugira ngo binjiremo babashe kumvisha umuntu icyo bishatse kuvuga. Wallahu alimu bizalimin, Allah ni umumenyi cyane w'abantu uburyo bihuguza, niwe uzi kuntu abantu bihuguza. Bityo rero abayahudi nabo bari muki, bari mu bantu bihuguje cyane, bakoze ibyaha byinshi cyane, harimo kubangikanya Imana, bakabumba ibigirwamana n'ibindi byaha bagiye bakora. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ngo yababujije gukora ku isabato, bica isabato. Mu aya zagiye zitambuka muri iyi surati al-Baqara harimo qisas nyinshi cyane za Bani Israel, z'ibyo bagiye bakora binyuranye n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yashakaga. Ubundi Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze muri surati al-Baqara, muri sura aya 20 aya 32 afwan, iravuga Imana iti innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Muri aya Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo mu byukuri abemeye abayahudi, abanaswara, abasabiina, abazemera Allah bakemera umunsi w'imperuka bagakora n'ibikorwa byiza muri bo, falahum ajruhum, bazabihemberwa, bazabona ibihembo byabo, ingororano zabo, inda rabbihim, kwa nyagasani wabo, wala khawfun alayhim wala hum yazanun, ntabwo bakuri bo ndetse nta nubwo bazigera bagira n'agahinda. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 32 akomeza aya 33 avuga ati wa idha akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tulakhudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Mwibuke uburyo twagiranaga isezerano tukabakuraho umusozi twari twabashyizeho kubera ibyaha mwari mwakoze. Imana ikababwira ati khudhu ma atainakum biquwwa, mufate igitabo twabahaye kandi mugifatishe imbaraga, wadhkuru ma fihi, mujye muzirikana ibikirimo, la'allakum tattaquna, wenda byatuma mutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Umva icyaha bakoze. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga muri surati al-Baqara igice cya 2 aya 34 icyaha bakoze ngo thumma tawallaytum min ba'di dhalika, ngo nyuma yaho ngaho bateye umugongo, falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, ngo Allah yatabagira impuhwe n'ingabire ze bari kuba mu banyagihombo. Icyaha bakoze ni rero niki? Aya 35 iti wala qad alimtum alladhina atadu minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, ngo bishe isabato, bishe isabato. Wala qad alimtum alladhina atadu minkum, murazi neza, mwarabimenye neza muri mwe, minkum alladhina atadu minkum fi sabti, muri mwe harabishe umunsi w'isabato, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, turababwira ngo nimuhinduke, faqulna lahum kunu qiradatan khasiina, turababwira ati nimuhinduke iki? Nimuhinduke qirada. Qirada ni iki? Qirada ni inguge basuzugurika. Allah subhanahu wa ta'ala yabahinduye ingagi. Unzuru hadhihi al-ayat, witegereje izi aya Allah subhanahu wa ta'ala. Abayahudi Allah subhanahu wa ta'ala yarabakundaga, ariko bagiye bakosa, bakabangikanya Imana, bakica isabato. Hari naho Allah subhanahu wa ta'ala akomeza muri izi ayat avuga yuko Musa yababwiye kwicuza, twabivuze ibyo ngibyo. Hari naho ibyo kurya byabo byaturukaga mu kirere, barya mano na salwa. Ibi rero nibyo byatumye bavuga ngo nahnu abna ilahi wa ahba'u, nibyo byatumye bavuga ngo twebwe turi abana b'Imana, turi n'inshuti zayo. Banibwira ko ari bo ba nyir'ijuru, nta bandi bantu bazahabwa aljanna. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala rero niko kubwira intumwa ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati qul in kanat lakum darul akhiratu inda Allahi khalisatan min duni nas, babwire Muhammad uti nimba koko muvuga ko muri abantu bazahabwa aljanna by'umwihariko, nta bandi bazabona aljanna, mukaba muri inshuti z'Imana, mukaba muri abana b'Imana, ngaho nimwifuza urupfu mupfe mujye muri aljanna kuko aljanna niyo nziza kurenza isi. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati walan yatamanahu abadan, ntabwo bazigera bifuza gupfa. Walan yatamanahu al-mauta, ay lan yafalu dhalika abadan, ntibazigera bakora icyo gihano cyo gupfa ngo bajye muri janna. Oya, yani ntibazigera bifuza gupfa. Limadha? Bima qaddamat aydihim, kubera iki? Kubera ibyo amaboko yabo. Lima yarifuna min sidqi nabi sallallahu alaihi wasallam, bazi ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyivuga ari ukuri, kandi bo barabihinyuye, banga kubyakira mu byukuri. Wallahu alim bil zalimin, Allah subhanahu wa ta'ala niwe rero uzi ibyo
aba bantu bakoze bibi, niwo uzi inkozi z'ibibi. muri tafsiri muyassar havuga ngo walan yafalu dhalika abadan lima ya'rifunahu min sidqi nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa min kadhibihim wa iftira'ihim wa bisababi martakabuhu min al-kufri wal 'isyan al-mu'addiyina ila hirmanihim min al-janna wa dukhuli an-nar wallahu ta'ala alim bil-zalimin min 'ibadihi wa sayujazihim ala dhalik. ikintu kiyongeramo hano muri tafsiri muyassar, ariko nacyo nubwo cyongeraho n'icyumvikana muri iyi aya, nuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati bo bazi intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariko barayihakanye, banga kuyemera. Kwanga kuyemera rero iki nacyo ni kimwe mu bigize icyaha byongera mu makosa y'ibibi bagiye bakora. Bazi intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ivugwa muri Taurati, ariko banze kwemera intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi twabibonye mu aya zatambutse, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri aya 90 na rimwe ababwira ati wa idha qila lahum aminu bima anzala Allah, ngo niyo babwiye bemere ibyahishuriwe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, baravuga bati numinu wa unzila alaina, yani baravuze bati turemera ibyaduhishuriwe muri Taurati, wa yakfuruna bima wara'ahu, bagahakana ibindi byose bitari muri Taurati, wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum, kandi ibyo bahakana ari ukuri kandi bagufite muri Taurati ko Muhammad ari intumwa ya Allah. Qul falima taqtuluna bi Allah min qabl kuntum mu'minin. Iyi aya nayo twarayibonye yuko bishe intumwa zabo kandi bakavuga yuko bemera ibyabahishuriwe. Imana ikababwira ati nizo ntumwa ntimuzemera, kuko niyo muza kuzemera ntago mwari bwice intumwa mwahishuriwe nimba muri abanyakuri. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nshuti z'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukurikiye Icyizere Dawa TV, muri bisobanuro turi kugenda tubaha biboneka muri surati al-Baqara igice cya 2 aya 94 kugeza ku aya 101 tugenda dusobanura. Hangaha turi kugenda dusubira inyuma tureba aya kugira ngo turusheho gusobanukira ko izi aya yani zigiye zisubiramo kugira ngo zitange ibisobanuro byumvikana. Niyo mpamvu tugenda dusubira inyuma kugira ngo mugende mwumva neza izi ayati. Tunababwira ko ari byiza gusubira inyuma mugasoma amasomo twagiye dushyiraho mukayumva, kuko amasomo agiye afatikanye ahererekanya ibisobanuro. Rero Allah subhanahu wa ta'ala aravuze ngo nibifuze gupfa nimba ari abanyakuri. Imana yavuze ati ntibashobora kwifuza urupfu kubera yuko ari inkozi z'ibibi, kubera ibyo bikoreye, kubera guhakana Qur'ani, kubera guhakana ubutumwa bw'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ibyo ntibyatuma bifuza gupfa, kuko bazi ko baramutse bapfuye bajya guhura n'ibihano aho kugira ngo bajye muri janna. Nibyo hano muri tafsiri muyassar bavuga ati lan yafalu dhalika abadan lima ya'rifunahu min sidqi nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntibashobora kwifuza urupfu, ntibazanabikora kubera yuko ibyo bazi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ukuri. Wa min kadhibihim wa iftira'ihim, nubwo bamubeshyera bakamuhimbira, wa bisababi martakabuhu min al-kufri, nibyo bagiye bakora bijyanye n'ubuhakanyi, wal 'isyan no kwigomeka, al-mu'addiyina ila hurmanihim ya janna, ibyo byose ni impamvu zituma badahabwa kuzajya muri janna, wa dukhulihim nar, ahubwo bakazajya mu muriro. Kubera iki? Kubera ibyo bakoze bibi birimo guhakana intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birimo gusiba ibimenyetso bigaragaza intumwa Muhammad sallallahu muri Taurati, birimo gusenga ibigirwamana, birimo kwica isabato n'ibindi byaha byinshi bagiye bakora. Ibyo byose rero ni ibintu byatumye kuri icyo gihe abayahudi bariho kuri icyo gihe batifuza ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yabahamagariraga, kubera yuko bari bazi ko ibyo barimo nabo babeshya. Imana rero ikomeza itubwira muri surati al-Baqara aya 96 iti ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala ati kandi uzasanga abayahudi ari bo bashishikariye ubuzima bwo kuri iyi si. Waratajidannahum ahlasan nasi ala hayati, yani uzasanga ari bo bashishikajwe no gushakisha iki? Ubuzima cyane, yani gushakisha cyane ubuzima bwano kuri iyi si,
kurusha abandi. Wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayat. Ahrasa an-nasi ni inspirative, yani bafite hirs, bafite gushakisha cyane isi. Uzasanga abayahudi bashakisha isi cyane kurusha abandi mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, abandi bantu bose. Wala tajidannahum, iyi ni tawkidi wa nasr. Wala tajidannahum, uzasanga rwose mu by'ukuri ahrasa an-nasi ala hayat, ari bo bashishikajwe no gushakisha ubuzima bwa hano kuri isi kurenza abandi bantu. Min alladhina ashraku, kurusha abandi bantu ndetse no kurusha abandi bagiye babangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Uzasanga abayahudi ari bo bashishikajwe no gushakisha ubuzima bwa hano kuri isi. Iyo baza kuba bashaka ijana, ntago bari gutakaza umwanya wabo muri buno buzima bwa hano kuri isi. Bityo rero Qur'an irimo kubwira ko badashobora kwifuza gupfa, ahubwo bakunze isi cyane, ndetse n'ibimenyetso bigaragaza ko bakunze isi cyane. Annahum ahrasa an-nasi ala haya, nibo bashishikajwe no gushaka ubuzima bwo kuri isi cyane. Min alladhina ashraku, kurenza n'abariya babangikanye Imana. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana, ngo umwe muri bo, buri wese muri bo aba yifuza ko yarama akamara imyaka 1000. Nguko Qur'an kwivuga latajidannahum ahrasa an-nasi ala hayat wa min alladhina ashraku, muzasanga ari bo bashishikajwe no gushaka ubuzima no kurenza ababangikanye Imana. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar, ngumwe muri bo, buri umwe muri bo aba yifuza iyo yaza kuba law yu'ammar, yaza kurama akagira imyaka myinshi cyane, alfa sanatin, kugeza ku myaka 1000. Wama huwa bimuzazi min al'adhabi ay yu'ammar, nubwo baramba bakaba kuri isi igihe kinini cyane, bakabaho imyaka myinshi cyane, ariko ibyo ntabwo bizababuza guhura n'ibihano by'umuriro wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala ati nyamara kurama sibyo byabarokora ibihano. Niyo barama bakamara imyaka 1000, ibyo ntabwo bizabarokora ibihano by'Uwiteka, kubera yuko bakoze ibyaha. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah subhanahu wa ta'ala niwe ubona bihebuje. Nababwiye yuko basir, hejuru twabonye ijambo wallahu alimun bizalimin, twavuze ko ijambo alimu ari superlative, iri jambo riri mu sigati mubalagha, ari Allah subhanahu wa ta'ala niwe mumenyi cyane. Nanone mu gusozi aya 96 Allah avuga ati wallahu basirun bima ya'malun, Allah subhanahu wa ta'ala nubona bihebuje ibyo bakora. Wallahu basirun bima ya'malun. Aya hejuru twabonye wallahu alimun bizalimin, Allah subhanahu wa ta'ala niwe mumenyi cyane, niwe mumenyi uhebuje, uzi inkozi z'ibibi cyane. Noneho mu gusozi aya 96 wallahu basirun bima ya'malun, Allah nubona bihebuje ibyo bakora. Allah subhanahu wa ta'ala komeza aya 97 agira ati من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى على تبقى أتي ولا تجد لا الله سبحانه وتعالى قال قل من كان عدوا لجبريل، بقي محمد قل يا محمد اليهود بقي اليهود تي حين قالوا إن جبريل هو عدونا، وبقى ملائكة جبريل أيوة ملائكة جبريل قلني عدونا قلنا مغانزي واتشو. الله سبحانه وتعالى يبقي إنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم تي بقي يا محمد تي وابروا مغانزي وملائكة جبريل، kubera ko ari wowe hishwe n'umwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubutumwa. Atadiruna limadha qalu liyahud, ese mwamuzi impamvu abayahudi bavuze ngo Jibril ni aduhum, yani Jibril ni umwanzi wabo. Yani impamvu bavuze, abayahudi baravuze ngo, ariko nta aya naba nsimbutsira. Oya aya nsimbutse. قل يا محمد بابقي محمد تي قل اليهود بابقي اليهود تي حين قالوا إن جبريل هو عدونا، ubwo bavugaga ngo Jibril n'umwanzi wacu.
yani umwanzi waba Yahudi baravuze ngo umwanzi wabo Imana yababwiye ngo man kana aduwa li Jibril uwumva yuko marayika Gabriel ari umwanzi we fa innahu nazzala alquran ala qalbika bi idhnillahi ta'ala Jibril ntacapfa n'abayahudi kuko Jibril arategekwa kandi agashyira mu bikorwa ibyo yategetswe. Impamvu abayahudi rero bavuze ko Jibril cyangwa se marayika Gabriel ari umwanzi w'abayahudi nuko ngo yahishuye ubutumwa ariyo Qur'an akabuzana intumwa Muhammad ntiyabushyira uwo batekerezaga wundi utari Muhammad, yani kwa ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahishuye Qur'an yaje ari umwarabu atari umuyahudi. Qalu Jibril aduuna, baravuze ngo Jibril ni umwanzi wacu. Hanyuma rero iki cyatumye banga urunuka marayika Gabriel. Bamaze kwanga marayika Gabriel urunuka, yani bamaze kumugira urwango rukomeye cyane, Allah subhanahu wa ta'ala yabahishuye aya abwiye intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati qul, babwiye Muhammad uti man kana aduwwan li Jibrila, wanga Gabriel wanga marayika Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah, yaguhishuriye Qur'ani ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah. Nago marayika Gabriel ari we wihitiyemo ahereza ubutumwa, ahubwo yazanye ubutumwa buhishurirwa Muhammad sallallahu bi idhnillah ku itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nago Jibril yazanye ubutumwa ngo buhishurirwa Muhammad sallallahu ku byo yibwira we ku giti cye, la bal ahubwo imtathara amra Allah, yashyize mu bikorwa itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe utoranya, Allah yastafi min ibadihi rusula, Allah subhanahu wa ta'ala niwe uhitamo mu bagaragu be intumwa. Bityo rero Imana yategetse marayika Gabriel guhishurira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubutumwa Qur'an ntagatifu, nubwo banze kuyemera bakanavuga yuko ngo ari bo bakunzi ba Allah, ari nazo nshuti za Allah, ari bakwiye guhabwa ubutumwa. Ntabwo intumwa Muhammad igomba guhabwa ubutumwa, barayanga, banavuga yuko ari bo bazabona aljanna, bavuga yuko Muhammad nta aljanna afite, n'abayobora ntibazajya muri aljanna. Ibyo byose nibyo hamaluhum ila al-baghdha, byabajyanye ku kwanga intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banga Jibril, banga n'intumwa za Allah, banga yewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ngira ngo bageze naho na Allah subhanahu wa ta'ala batamwemera, kuko kubera yuko murazi ko na Musa alayhi salatu wasalam yababwiraga kugana Imana, bakamubwira ati iyo Mana yo ntago twayemera mpaka tuyiboneye imbona nkuboneye. Ibi byose tarifu naho twagiye tubinyuramo murabizi. Bityo rero haulai yahud, abayahudi bageze no kwanga Jibril kubera yuko ubutumwa yabuzaniye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma amaze kuzana ubutumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalu Jibril aduna, baravuga ati Jibril umumarayika Gabriel ni umwanzi wacu kubera iki atatuzaniye ubutumwa. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala ati qul ya Muhammad, wabwiye Muhammad qul yahudi, bwira abayahudi hina qalu inna Jibril huwa aduwana, ubwavuga yuko Gabriel ari umwanzi wabo min almalaika, mu malaika. Man kana aduwa li Jibril, Imana yababwiye iti babwire Muhammad uti man kana aduwa li Jibril, uwanga Gabriel fa innahu nazala alquran ala qalbika bi idhnillah, mubwire yuko yazanye Qur'ani ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo marayika ariwe wibwiye kuzana ubutumwa, ahubwo yabuzanye bi idhnillah, yabuzanye ku bw'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, abuzana ku mutima w'intumwa Muhammad sallallahu musaddiqan lima sabaqahu min kutubillah, kandi buza bushimangira ibyabanje mu bitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadiyan ila alhaq, kandi ubwo butumwa bwa Qur'ani buza buyobora inzira y'ukuri, wa mubashiran lil musaddiqin, buha inkuru nziza abemeye abanyakuri bihi, abemeye mubashiran musaddiqina bihi, abemeye Qur'ani, ubutumwa bwa Qur'ani bwaje ari inkuru nziza kuri bo, bikuli khayri fi dunya wal akhirah, ko bazagira ubuzima bwiza hano kuri isi ndetse n'ejo ku munsi imperuka. Icyo nicyo gisobanuro cy'ijambo qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazala ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan ma bayna yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin.
vuga ye Muhammad uti waba ari umwanzi wa malayika Jibrili kubera ko ari we wakuzaniye ubutumwa mu by'ukuri amenye ko Jibrili yayimanuye iyo Qur'ani akayishyira mu mutima wawe ku burenganzira bwa Allah kugira ngo ishimangire ibyabanjirije Qur'ani mu bitabo bya Allah ibe umuyoboro n'inkuru nziza kubemera Mana. Yani Qur'ani yaje yahishuye intumwa Muhammad sallallahu binyuze kuri malayika Gabriel, nawe malayika Gabriel ahawe ubwo burenganzira na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ahitamwe intumwa Muhammad sallallahu kuba ariyo ntumwa ije kwigisha iyi Qur'ani ntagatifu. Bityo rero abayahudi ibi ntago byabashimishije, byabateye kurakara no kwanga malayika Gabriel, ndetse ibyo byose twabibonye mu aya yatambutse aho Allah subhanahu wa ta'ala ababwira muri Qur'an avuga ati wa idha qila lahum aminu ma anzala Allah, ngo nibabwiye ngo nibemere ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yahishuye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu mimma unzila alaina, banze kubyemera avuga ati twebwe turemera ibyadushiriwe muri Taurati, wa yakfuruna bima waraa, banga kwemera Qur'ani. Hanyuma ayibanziriza ingi ya 89 iravuga ngo bisa mashtaru biyamfuza mu yakfuru ma anzalallahu baghiyan yunzila Allahu min fadli ala man yasha min ibadi, ngo ibyo bahisemo nibyo bibi kubera kwanga kwakira ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yishuriye umwe mu bagaragu Muhammad sallallahu alayhi wasallama baghiyan. Ibyo nta kindi cyayibateye rero n'urwango rwabo bari bafite yuko Imana yamanuye izo mpuwe z'ubutumwa, uwo mugisha w'ubutumwa yawuhishuriye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama, baba bi ghadabin ala ghadab. Bityo Allah subhanahu wa ta'ala yarabarakariye kandi anavuga yuko wali kafina adhabu muhin, bazanahabwa ibihano bisuzugurikishije, azabaha ibihano bisuzugurikishije kubwo guhakana intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah rero avuga ati man kana aduwwa lillah, nushaka kumva yuko ashaka kwanga Allah, man kana aduwwa lillah, uzaba umwanzi wa Allah subhanahu wa Allah wa malaikatihi, akagirira urwango n'abamarayika be, wa rusulihi, akanga n'intumwa ze, wa Jibrila, none akanga na malayika Gabriel, yewe wa Mikaila na Mikaile, izi ni intumwa aba n'abamarayika ba Allah. Fa inna Allah aduwwul kafirin, wamenye ko mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala nawe adateze kugirira urukundo abahakanyi. Yani Allah n'umwanzi w'abahakanyi. Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, mwumve iyi aya yemwe bantu bose, abayahudi, abakristo, abasilamu, diversity, mwese aho mwamuturuka hose hatandukanye, mwumve iyi aya, ubutumwa bukomeye cyane. Imana iti walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, ye Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walaqad anzalna ilayka a'zamul ayati wadihati dilala ala sidqi nubuwatika. Iyi aya irasobanura ngo walaqad anzalna ilayka, twaraguhishuriye ye Muhammad, ayatin bayyinat, aya zitomoye, isano zumvikana. Yani twaguhishuriye Qur'an isobanura ibitabo byatambutse min kutubi sabiqa min Allah, ibitabo byatambutse byaje mbere byavuye kwa Allah, ubutumwa bwa divinity word from Allah subhanahu wa ta'ala, ubutumwa bwavuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nitwe twabuguhishuriye. Nitwe twaguhishuriye walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, twaguhishuriye aya zisobanutse, zisobanura ubutumwa bwabanje. Wama yakfuru biha ila alfasiqun, nguzahakaniye Qur'an nta kindi ari cyuzabetse ko ari alfasiq, umwangizi. Subhanallah malikul qudus. Bangaye mu bantu bahakana Qur'an, bangaye batemera Qur'ani ni benshi cyane. Abantu batemera Qur'an ni benshi cyane kuri iyi si. Qur'an rero ivuze yuko wama yakfuru biha, nta muntu wakana Qur'an illa alfasiqun, buretse yuko ari iki, ari abangizi. Ngiyi aya ya 99 ibisobanuro batanze muri Kinyarwanda, baravuga ngo kandi mu by'ukuri Muhammad twaguhishuriye ibimenyetso bigaragara, nta n'ubihakana usibye inkozi zibibi. Yani umuntu uhakana Qur'ani amenye yuko ari inkozi y'ikibi. Iyi ni Qur'ani
kandi Qur'ani la yati min bayni yadayhi al-batil, ma yatihi min bayni yadayhi al-batil. Qur'ani nta kinyoma kiyirimo, Qur'ani ni huda, ni inzira iyobora almuttaqina watinya Allah subhanahu wa ta'ala, la raiba fi, no doubt in it, nta gushidikanya kurimo, nta kosa ririmo. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye amajini n'abantu iyo bakiteranya ngo bazane ikimeze nka Qur'ani, bazane ijambo na rimwe rimeze nka Qur'ani, aya umurongo umeze nka Qur'ani, la yatuna bimithlihi walau ijtama'u bi, ngo niyo abantu bose baterana bisi yose, abantu n'amajini, insum wa jinnuhum ala ayatu bimithli hadha alquran, ngo bazane umurongo numwe byibuze usana Qur'ani, la yatuna bimithlihi abadan, ngo ntibashobora kuzana n'umurongo numwe usana Qur'ani. Bityo rero Qur'ani hadha alkitabu mu'jizatul khulud, iki ni igitabo cy'igitangaza gihoraho iteka ryose. Bityo rero mucyakire, mucyemere aho waba uri hose, waba uri wese, umenye ko uhakanye Qur'ani mu by'ukuri ni inkozi y'ikibi, ni inkozi y'ikibi, n'umwangizi. Bityo rero bagaragu witeka, iyi Qur'ani n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, khudhuha biquwa, muyafatishe imbaraga, kandi umenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala takafara bihimayati wa hifudhihi, Allah yavuze ko amagambo azayarinda. Bityo rero namwe mube mu bantu bakunda amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuko uhakanye izi aya, ibimenyetso bigaragara, uhakanye Qur'ani amenye ko ari inkozi y'ikibi. Umuntu wese utemera Qur'an akaba yarayihakanye, rwose Qur'an yamaze kumubwira yuko ibyo arimo ari mu bibi. Bityo rero Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 99 igice cya kabiri cya Qur'an aya 99 ati walaqad ansalna ilayka ayatin bayyinat, mu byukuri twaguhishuriye Muhammad ayatin bayyinat, aya zisobanutse. Wama yakfuru biha, ntawahakana izi aya, ntawahakana ibimenyetso illa alfasiqun, uretse inkozi z'ibibi, uretse abangizi. Hejuru twabonye adh-dhalimin, twabonye yuko inkozi z'ibibi adh-dhalimin ari iki? Ari abihuguje babandi bakora ibyaha. Wallahu alim bidh-dhalimin, Allah twabonye yuko azi inkozi z'ibibi. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala ati wallahu basirun bima ya'malun, kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi ibyo bakora. Allah subhanahu wa ta'ala komeza avuga ati inna Allah aduwwul kafirin fa inna Allah aduwwul kafirin, mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala yani Allah subhanahu wa ta'ala yanga n'umwanzi w'abahakanyi, Allah yanga abahakanyi. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati wama yakfuru biha ila alfasiqun, ntabahakani Qur'ani uretse yuko abangizi ari inkozi z'ibibi. awa kullama ahadu ahadan nabadhahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. awa kullama ahadu, buruko bahawe isezerano ryo gukurikira Qur'ani, nabadhahu bararyica. uko bahawe isezerano bararyangiza. Yubrimuna, bangiza, yubrimuna al-ahada, bangiza amasezerano, wayanqudunahu ghaddan, uyu munsi bakayemera ejo bakayahakana. wakullama ahadu ahadan nabadhahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun, wabenshi muri bo ntabwo bemera. walama jahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, kugeza ubwo baziwe intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ibabwira ukuri kw'ibyo bari bafite muri Taurat. nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allahi wara'a dhuhurihim, icyo bakoze nuko bafashe igitabo cy'Imana bakagitera umugongo, kaannahum la ya'lamun, bigira injiji, bigira nkaho batazi iby'iki gitabo. bagaragu witeka, izi ni aya twasobanuraga muri surati al-Baqara igice cya kabiri kuva ku aya ya 94 kugeza ku aya ya 101. tubonye yuko abayahudi bibwiraga ko ari bo bana b'Imana, ari inshuti z'Imana, bakunda Imana, bityo Imana izana ubutumwa ibuzana kuri Muhammad alayhi salatu wassalam, Imana Muhammad n'umugisha. hanyuma ubutumwa buje ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama, aho kugira ngo babwemere barabuhakanye, barabupinga. bamaze kubupinga bakabuhakana, Allah subhanahu wa ta'ala yarabahannye. Allah subhanahu wa ta'ala yarabahannye, ndetse anavuga yuko bakunze isi cyane, uzabasanga bashishikajwe n'ubuzima bwa hano kuri iyi si kurenza n'abariya babanyikanyije Allah subhanahu wa ta'ala. bityo kubera yuko malaika Jibril yazanye ubutumwa akabuhishurira intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abayahudi banze malaika Gabriel, ndetse banga n'Imana, banga na Mikayire. aho izo ntumwa zose barazanga kubera yuko ubutumwa bwaje butaje mu rubyaro rw'abayahudi, ubutumwa bwaje kuri Muhammadi
bityo rero ibyo byatumye bagira urwango n'ishyari. Ibyo byose rero Allah subhanahu wa ta'ala ababwira ati man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi, uzanga Imana akanga n'abamarayika be, wakutubi wa rusuli akanga ibitabo byakanga intumwa ze, wa Jibril wa Mikala akanga malaika Gabriel akanga Mikayire, wa inna Allah aduwwul kafirin. Bamenye ko Allah subhanahu wa ta'ala mu byukuri adateze gukunda abahakanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ntategeze gukunda abahakanyi. Aw akullama ahadu ahadan nabadhahu fariqun minhum, ese ni kuki abayahudi buruko batanze isezerano agatsiko muri bo kica rya sezerano. Akulama ahadu ahadan nabadhahu fariqun minhum, kuki bica isezerano, bal aktharuhum la yu'minun, ahubwo abenshi muri bo ntabwo bemera, abenshi muri bo ntabwo bemera. Nguko Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati walamma ja'ahum rasulun min indillah, n'igihe bagerwagaho n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqul ma ma'ahum, ije ishimangira ibyo bari bafite muri Taurati, nabadha fariqun min alladhina utul kitaba, agatsiko mu bahawe igitabo kateye umugongo. Nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wara'a dhuhurihim, agatsiko muri bo kateye igitabo ya Allah subhanahu wa ta'ala kagitera inyuma umugongo, kagitera umugongo kaannahum la ya'lamun. Maze Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati bamaze gutera igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala umugongo, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko bigize nkaho ntacyo bazi muri Qur'ani, bigira nkaho ntacyo bazi. Twabonye aya zabanjije zavuga ziti wa idha qilahum amima anzala Allah, ngo nibabwiye ngo nimwemere ibyahishuwe bivuye kwa Allah bihishuwe mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu numma unzila alaina, baravuze ngo twe tuzemera ibyo twahishuwe muri Taurati, wa yakfuruna bima wara'a, batera umugongo ibiri muri Qur'ani. Ngaho rero izi aya nicyo zasobanuraga. Twagira ngo tubabwire ko iyi Qur'ani Allah yahishuwe intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana iti walaqad anzalna ilayka ayatin bayinat, twaguhishuriye izi aya zisobanutse, ariko rwose ntuhangayike, menya ko wama yakfuru biha illa alfasiqun, ntabahakana izi aya, ntabahakana Qur'ani illa alfasiqun, usibye ko ari inkozi z'ibibi, usibye yuko ari abanyabyaha, usibye ko ari abanyamakosa. Aha rero bagaragu witeka nshuti zinwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twari turimo tureba ibisobanuro bya Qur'ani igice cya kabiri, aya 91 kugeza aya 94 kugeza ku aya 101. Twagiye tunasubiramo inyuma muri ayati zagiye zitambuka kugira ngo tubashe guhuza ibisobanuro by'izi ayati kugira ngo birusheho gutanga ibisobanuro. Ngiye mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema, nkaba soje ubutumwa bw'uyu munsi. Rero ngira nti mukuri iki ni Icyizere Dawa TV. Twabwiye yuko Icyizere Dawa TV ari channel yanyu, umuyoboro wanyu ukorera kuri murandasi kuri YouTube. Ariko kandi tunababwira ngo mushyigikire umuyoboro w'Icyizere Dawa TV mugendeye kuri Qur'ani aya ya 60 muri sura ya 9 aya 60. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati inna masadaqati lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'alafati qulubuhum wa fi ar-riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bil sabil wallahu alimun hakimun. Turashaka kubabwira yuko tubasaba gushyigikira Icyizere Dawa TV. Nimushyigikire Icyizere Dawa TV, mugishyigikire mutanga inkunga zanyu, mushyigikira Icyizere Dawa TV. Murebe kuri iyi video turimo dutanga, murebe munsi hari umurongo tuba twabashyiriho kugira ngo mwashe kuba mwashyigikira Icyizere Dawa TV. Hanyuma rero aya iboneka muri sura ya 9 aya 60. Imana avuga ati mu by'ukuri amaturo y'itegeko ariyo zaka agenewe al-fuqara, abatindi, wal masakin, abakene, wal 'amilina 'alayha, abashinzwe iby'amaturo, wal mu'alafati qulubuhum, nabo imitima yabo ikundishwa kuyoboka idini ya Islamu, wa fi riqabi, no kubohoza abacakara, wal gharimina, ndetse n'abaremerewe n'imyenda, wa fi sabilillah, n'abari guharanira inzira ya Allah, bigisha inzira ya Allah, wa bin sabil, ndetse n'uri ku rugendo. Abo bose bari mu byiciro 8 nibo zaka na sadaka ziba zigenewe. Bityo rero Allah ati wallahu alimun hakim, Allah numenye cyane nawe nyirubugenge buhambaye. Bityo rero bagaragu witeka tukaba tubabwira ngo mushyigikire Icyizere Dawa TV,
mushyigikira icyizere Dawa TV, mutanga inkunga zanyu mu rwego rwo gushyigikira ivugabutumwa. Dukora imirimo yo gusobanura Qur'ani, gusobanura hadithi, dusobanura ibitabo bya tawhidi, tubikora online. Hanyuma kandi tukaba dufite abashehe baza gutanga inyigisho, bakaba muri iyi minsi batari kuza kubera ubushobozi bw'abaye buke. Njya nibaza buriya iyo ushyigikiye umuvugabutumwa, njya nibaza nimba hari icyuhomba. Nta cyuhomba mu by'ukuri, ahubwo urunguka cyane, kubera yuko aya imwe gusa iyo umuvugabutumwa yisobanuye umuntu akayumva akayitega amatwi ikamugirira akamaro, nawe mu by'ukuri ubona ibihembo ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muri urwo rwego rero tubakangurira gushyigikira icyizere Dawa TV. Ntabwo ari ubucuruzi turimo, ntabwo ari hutami dunia, sindonke z'isi dushaka, ahubwo no kugira ngo dukore uwo murimo wivuga butumwa mu buryo bwiza kandi bushimishije bunogeye. Bityo gushyigikira icyizere Dawa TV, uramutse ushatse kugishyigikira, nagira ngo nkubwire yuko ushobora kubona konte zacu, ushobora gushyigikira icyizere Dawa TV rero uciye kuri uyu murongo nkuko nabibabwiye. Umurongo reka mubabwire, kanda kuri iyi video turimo twigisha, ukande ahantu handitse mowa, noneho wongere ukande mowa, urabona ahantu hari link y'ubururu, noneho yanditseho ngo https:// turongo tuberamye formfest.com publish. Nukanda kuri iyi link y'amagambo y'ubururu, bareta bakujyana kuri link ikwereka noneho uburyo ushobora gushyigikira icyizere Dawa TV. Ushyigikiye icyizere Dawa TV, ushyigikiye umuyoboro w'icyizere. Ubu ni uburyo bushya bwo gukora ivugabutumwa rigera kuri bose, kandi ibyo twigishije bigasigara kuri YouTube. Ushobora kubidownloadinga, abana bakabyigira mu rugo aho baba ari hose ku isi hatandukanye. Ubutumwa rero mushobora kudushyigikira, mugashyigikira icyizere Dawa TV mukoresheje kuri account number 68 23 205715. Iyi nimero ya konti iri muri Ecobank. Kuba ari hanze ubanza Swift code ni eco kurwarwa none ukandika 68 23 205715 wanditse izo nimero, ugatanga inkunga yawe itugeraho kuri iyo konti uri hanze y'igihugu. Hanyuma abari mu gihugu bashobora gukoresha nimero ya MTN Mobile Money, ugakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 01 rero ubwo ni uburyo ushobora gukoresha ushyigikira icyizere Dawa TV. Hanyuma hano munsi nkuko nababwiye, ukanda kuri iyo link hari form aho umuntu ashyiraho intara aho aherereye, akarere, umurenge, akagari, umudugudu, nimero ya telefoni. Hanyuma twashyizeho uburyo bwo kuba washyigikira. Hari aho twashyize 10,000 ushobora gutanga buri kwezi, cyangwa se 20,000 buri kwezi. Hanyuma waba utashyigikiye muri ayo mafaranga twashyizeho duteganyije, ushobora no kwandika inkunga yawe mu mibare munsi. Hari ahantu hateganyijwe kuba washyiraho inkunga yawe mu buryo ushoboye. Ntabwo 10,000 cyangwa 20,000 ari byo by'itegeko, ahubwo ni suggestion, igitekerezo twashyizeho. Ushobora no gutanga munsi yayo ngayo, ushobora gutanga n'ijana, igiceri cy'ijana, ushobora gutanga 500, 5,000, ushobora gutanga ndenza ayo ngayo. Upfa kuba gusa uri gushyigikira icyizere Dawa TV ufite ikhlas n'umutima mwiza. Hanyuma ugakanda hano handitse ngo send message, tukabona yuko uyemeje kubana natwe mu gushyigikira uyu murimo wivuga ubutumwa. Bityo rero ni mukomeza kugenda mushyigikira icyizere Dawa TV, mu by'ukuri intego twiyemeje tuzazigeraho. Dufite intego yuko icyizere Dawa TV dushaka kuba umuyoboro wizewe kandi utabogamye kuri televiziyo na radio. Tugakora televiziyo na radio, tugacisha ubutumwa bwacu kuri televiziyo na radio n'imbuga nkoranyambaga. Bityo rero gushyigikira icyizere TV mu by'ukuri ushyigikiye iterambere ry'ivuga butumwa. Hanyuma iki gitekerezo ninge nagitangije, hanyuma tukagenda dushyigikirana n'abavuga butumwa, kandi ngira ngo mbabwire yuko umuryango wacu wa Islam mu Rwanda RMC uzi ibikorwa dukora, kuko uramutse utabizi ntabwo twakomeza kubikora, ariko dukomeza kubikora kuko dufitanye ubufatanye hagati ya RMC na Icyizere Radio and Dawa TV Limited.
tukaba dushaka rero ko uyu muyoboro uzaba umuyoboro wizewe igihe mubishyizemo ubushake bwanyu n'imbaraga zanyu. Wabillahi tawfiq. Nge mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema, nkaba ari ahansoreje ubutumwa bwanjye bw'uyu munsi, tukazakomeza ubutaha. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasallama tubazi ibibazo dusubizwe, abamenyi bagiye batandukanye banyura kuri iyi channel. Niyo mpamvu tuguhamagara ukana subscribe ndetse na share. Wowe ukunda Imana ukabukunda n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ukabukunda amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukabukunda imico n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ntugende udakanze subscribe ndetse na share, kuko iyi channel ari channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza, kuko iyi channel ari channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza, ubutumwa buhamagarira gukunda Allah subhanahu wa ta'ala, ubutumwa buhamagarira gusobanukirwa idini. Tuzajya tureberaho imirongo igiye itandukanye, dusobanure aya za Qur'ani, sobanukirwe sunna z'Umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tubazi ibibazo dusubizwe, abamenyi bagiye batandukanye banyura kuri iyi channel. Niyo mpamvu tuguhamagara ukana subscribe ndetse na share. Wowe ukunda Imana ukabukunda n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ukabukunda amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukabukunda imico n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ntugende udakanze subscribe ndetse na share, kuko iyi channel ari channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza, kuko iyi channel ari channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza, ubutumwa buhamagarira gukunda Allah subhanahu wa ta'ala, ubutumwa buhamagarira gusobanukirwa idini. Tuzajya tureberaho imirongo igiye itandukanye, dusobanure aya za Qur'ani, sobanukirwe sunna z'Umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tubazi ibibazo dusubizwe, abamenyi bagiye batandukanye banyura kuri iyi channel. Niyo mpamvu tuguhamagara ukana subscribe ndetse na share. Wowe ukunda Imana ukabukunda n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ukabukunda amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukabukunda imico n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ntugende udakanze subscribe ndetse na share, kuko iyi channel ari channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza, kuko iyi channel ari channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza, ubutumwa buhamagarira gukunda Allah subhanahu wa ta'ala, ubutumwa buhamagarira gusobanukirwa idini. Tuzajya tureberaho imirongo igiye itandukanye, dusobanure aya za Qur'ani, sobanukirwe sunna z'Umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tubazi ibibazo dusubizwe, abamenyi bagiye batandukanye banyura kuri iyi channel. Niyo mpamvu tuguhamagara ukana subscribe ndetse na share. Wowe ukunda Imana ukabukunda n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ukabukunda amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukabukunda imico n'umwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ntugende udakanze subscribe ndetse na share, kuko iyi channel ari channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza, kuko iyi channel ari channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza, ubutumwa buhamagarira gukunda Allah subhanahu wa ta'ala, ubutumwa buhamagarira gusobanukirwa idini. Tuzajya tureberaho imirongo igiye itandukanye, dusobanure aya za Qur'ani, sobanukirwe sunna z'Umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tubazi ibibazo dusubizwe, abamenyi bagiye batandukanye banyura kuri iyi channel. Niyo mpamvu tuguhamagara ukana subscribe